yego ryari ryo gukomeza imfuruka bananiwe kuryizera ngo baryubakishe turaryizera 21 kuko ubwo Imana itababariye amashami ya kavukire yego nawe ntizakubabarira 22 nukurebe kugira neza kw'Imana kandi no kutabera kwayo kubaguye no kutabera ariko kuri wowe no kugira neza nuguma muri kugira neza kwayo kuko nutagira utyo nawe uzahwanyura. Aya magambo abantu bayumve bari ikintu kimeze nk'ubwiyemeze twabaye abana b'Imana byararangiye. Gitangaje abavuga gutya kenshi baba binjiyemo kwa kundi ndavuze ntangira ari inseseze. Ese ni inyigisho ebyiri zihanganye ziri gutuma ubuhenebere bwo mu minsi y'imperuka burushaho kuba bwinshi kandi abarangiza amateoloji baba PhD n'abadogiteri bahari. Yego twarahangaha yego nangiritse amaguru ariko umutwe n'ubwenge n'ibizima. Ibyo mu mvugo y'umwuka bisobanura iki? Yego umukristo wambaye agakiza kazima. Yego haleluya amen. Amenya ahantu yaguye kandi arahabyuka. Nta mpamvu yo gukorera ijoro, zivuga yuko nta mpamvu yo kuba umwana w'Imana wakira Yesu Kristo ngo yagira gute yakorera ijoro cyangwa yashiteganya ko atazaribona. Izo nyigisho ziriho nawe ndazizi nawe urazizi. Nyamara muri izo nyigisho baravuga ngo nta n'impamvu yo kubisengera. already turimo twararibonye ngo niba turabana y'Imana tugomba kuribona. Yego ariko mu by'ukuri reka tubashimire mu izina rya Yesu Kristo ko tubana hano kuri Mpumuriza TV urasirazuba iburengerazuba amajyepfo n'amajyaruguru mujyi wa Kigali nta gatandatu y'aba diaspora. Abantu mwakoze subscribe, abantu mutarakora subscribe ariko mugerageza kuza kureba ibiganiro bicishwa hano kuri Mpumuriza TV. Turabasuje kandi tubifurije amahoro y'Imana, umugisha w'Imana ubane namwe kandi amahoro Imana itanga abane namwe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mwaramutse neza Pastor? Mwaramutse. Yego amahoro y'Imana nabane namwe. Yego twari tubakumbuye duherukana ndi kuri kamera hari ikiganiro muri gutambutsa cyitwa kubabarira, cyo kubabarira ibintu bijyanye no kubabarira. Abantu bacikanwe n'icyo kiganiro nababwira ngo mugende mwongere mu gifungure. Ni ikiganiro cyabanjirije ikibanjirije kino ufunguye. Cyo kiganiro cyiza cyane narungutse kandi n'abandi bakurikiranye ikiganiro neza bakacyumva neza ndabizi yuko bungukiwe. Amakuru y'iminsi turashima Yesu ni meza rwose. Murakoze cyane. Ntabwo ndi buze kubavuga mu izina ahubwo muri buze gusuza abadukurikiye munabibwire ababazi bo ariko umuntu waba utabazi yewe keretse ibyabaho uzimpamvu byabaho. Buriya inka zitavuka mu inyana ziba zinagucika. Rero iyo ubwiriza abantu bakuzi gusa ugahorana n'abakuzi gusa ntabwo ubyara. Aha abantu bakuzi n'abatakuzi wabiyibutsa. Nitwa Pastor Michel Zigirinshuti. Niyo mazina yanjye. Yego aha rero turabasaba muze kudutambira igitambo cy'isengesho mbere uko dutangira ikiganiro cy'uyu munsi. Dusenge Imana yacu ishobora byose, turagushimiye uyu mwanya wongeye kuduha. Buri gihe bifata nk'ubuntu ungiriye kumva umwanya wo kugira icyo mvuga mu ijambo ryawe. Ni ubuntu bukomeye ubungiriye, ni icyizere gikomeye ungirira cyo kuvuga mu mwanya wawe. Kuko ijambo ryawe rivuga ngo wingingira abantu muri twe, uhendahendera abantu muri twe. Ndagushimiye rero. Ndasabye ngo ubane natwe udufashe, ururimi rwanjye uruyobore urutegeke, amagambo ava mu kanwa kanjye aba amagambo y'ubwenge kandi imitima y'abaduteze amatwi ifashwe maze bagera aho bava n'aho bagera mu buryo bw'umwuka.
ndagushimiye ko ubyumvise mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen, amen. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Uyu munsi natekereje ndavuga ngo turi buze kuganira ku magambo y'Imana, ariko muri byo jyewe ngufata nk'inzu y'ibitabo, kandi n'uwabihakana ni uko yaba yenda atakuzi, reka mbivuge gutyo, ariko njyewe ndakuzi kuri inzu y'ibitabo. Niba hari abantu bamaze mu rugendo rw'agakiza igihe kinini kandi barubyaje umusaruro, bazanye abantu benshi kuri Kristo, muri mu ba mbere, kandi ndabizi yuko amahanga nayo arabizi, n'ikirere kirabizi. Yego. Uyu munsi nahoze ntekereza uyu mwaka ushize wa 2023 2024, ndavuga ngo umunsi tuzahura hari ikibazo kimbamo, kandi yenda n'abadukurikiye gishobora kuba kibabamo. Mu gihe cyashize no mu gihe kizaza n'iki turimo, turabona umuvuduko w'insengero zitiriwe umwami Yesu Kristo, agakiza urubona ko bari kugenda nyine kwagura insengero aho gusengera, ariko ukabona iminsi y'imperuka ibimenyetso biri kurushaho bisohora, aho kugira ngo yenda nk'uko ijambo rivuga ngo iyaba iyo minsi itaragabanyijweho, yego, aho kugira ngo wenda tubone hari impinduka agakiza kagira mu bantu, ahubwo tukarushaho kubona ahubwo hari ibyago, ibigeragezo bisohorera ari nk'ibimenyetso by'imperuka bisohorera ku bantu. Urugero, aho usanga kwangana mu batuye isi, reka nere kuvuga mu bo mu idini cyangwa mu itorero, ugasanga kwangana ahubwo niho urwangano noneho rwinjiye no mu bitiriwe izina ry'Uwiteka. Avuga ngo ni ukubera iki? Kandi ugasanga yenda urugero nk'ikintu abantu bari gupfa, ntago bagifashe Bibiliya ngo igikosore igikureho, baze kunyanganira. Ntago ndi buze kuvuga amagambo menshi, nk'umushumba muri buze kugerayo, mudufashe muzamure, mutugeze n'abadukurikiye, mutugeze ku rwego nyine turi buze gusobanukirwa impamvu. Ugasanga yenda ntabwo njyewe Emmanuel n'umuryango wanjye, niba hari ibyo tutari kumvikanamo muri Bibiliya, aho kugira ngo dusabe Mwuka Wera abikemurire hamwe, dusobanukirirwe hamwe, aho ngahita nshinga itorero ryanjye na madamu agashinga irye. Ni urugero. Ugasanga ibintu ngiye nkabibonamo nk'akaniba. Yego. 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 Icyifuzo cy'umutima we. Yego. Kurikije aho wahereye, uragira uti ko umuntu abona ivugabutumwa. Yego. Rigenda rikataza riba ryinshi. Yego. Amadini avuka. Yego. Insengero zubakwa. Yego. Kuki ibyaha bikomeza nabyo? Bikaba byinshi. Yego. Mu by'ukuri ni iki iryo vugabutumwa ririmo gufasha abantu? Yego. Umumaro waryo uri muri abo wuhe? Urumva? Yego. Kuki ubona ibyaha bikomeza? Agusorejeho utanze urugero rwawe n'umugore. Yego. Niba ngize icyo nshyamiranaho nawe, ugasanga aho kugicuca ngo tukirangize, aciye hashinze irye, hashinze iryanjye. Burya n'urugero utanze, mu by'ukuri urushaje kuvuga ukuntu umukristo, umupasitori, umudiyakoni, iwabo baramugiraho ikibazo cy'ubugingo butameze neza. Yego. cy'agakiza ke katashinga, aho kugira ngo agikemure akabonga agatangiza itorero. Yego. Ngacyo waruvuze. Aha, noneho akundi buze gusorezaho nakavuga ngo none kwibimenyetso by'imperuka cyangwa se ubuhenebere bwo mu minsi y'imperuka buri kwiyongera,
kandi dufite aho gusengerwa henshi hari kwiyongera, ariko ubuhenebere bwo bugakomeza ahubwo bukarushaho gukomera cyane. Mwebwe nk'abashumba niki mwadufasha, mwabidusobanurira? reka tukivuge iki kintu rero. Yego. sibyo kiriya kirasohorera mu ijambo, kiraboneka mu ijambo. Yego. Pawulo yabwiye Timoteyo mu gice n'umubare cya 4, aramubwira ngo ndakwihanangiriza yego mu maso y'Imana no ya Kristo Yesu, ubwiriza abantu ubutumwa bwiza mu gihe kigukwiriye kitagukwiriye, uhane, uhugure, yego, ucyahe, yego, uteshe, yego, ufite kwihangana kose no kwigisha. Kwihangana kose no kwigisha. Ati ko mu minsi y'imperuka abantu bazanga inyigisho nzima. Yego. Bazazanga, ntazo bazaba bagishaka. Yego. Ubwo bishakire izihuje n'irari ryabo. Yego. Ibyo bizatuma bigwiriza abigisha uko bigisha ibihuye n'ibyo bashaka. Ngaho icyo wambaje naho kizingiye. Kuvuga ko amadini n'amatorero menshi turagitwarira mu kintu cyo kuba abananirwa gukizwa neza. Abananirwa gukizwa neza. Yego. Badashaka amabwiriza n'amahame by'agakiza. Yego. Badashaka discipline ikwiriye umukristo. Nibo bihutira cyangwa bishimira ivuka ry'amadini n'amatorero n'insengero. Abayavutsa nabo ni abagira ngo ba bantu babona aho babasanga. Yego. Be kugira ikindi babakeneraho kiri iby'ubugingo n'umwuka. Babaragirira aho ngaho batura amaturo yitwa abayoboke. Yego. Ibyo rero bituma nyine ubuhenebere bugenda bukabya kuba bwinshi. Bituma ubukristo bugenda bukendera. Twumvikane ko umuntu wananiwe amabwiriza y'agakiza ajyaho byoroshye. Yego. Kandi agahita ahabona. Akabona hafi aho ye, hafi ye. Yego. Umva ko impamvu ya mbere ibaye iyo abantu bashaka ibyoroshye. Yego. Badashaka ibavuna mu gakiza. Bashaka amabwiriza abavuna. Ibaye impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri noneho rero iri muri Petero igice cya 2, ahavuga ko bazabakururira inyuma yabo, bazikururira abantu benshi bashaka indamu. Yego. No kwifuza indamu kwabo kuzabatera kubabwira amagambo y'amahimbano. Yego. Ni kugira ngo bivuga ngo bazababwira amagambo y'amahimbano. Ayo magambo y'amahimbano aravuga iki? Arasobanura ko bazagira bashake uko bisobanura Bibiliya kwabo. Yego. Ubundi iyi Bibiliya irimo ibintu by'umwuka. Yego. Bigomba gusobanuzwa umwuka. Yego. Uko bivuga iby'umwuka bisobanuzwa iby'umwuka bindi. Yego. Noneho icyo gihe babigisha bashaka indamu, bakurikiranye indamu, nta by'umwuka bakeneye. Ndavuga ku kubatswamo kuko nubwo ntakijwe batangire bayisobanuze iki ubwenge n'ibitekerezo byabo. Tubihuze n'ijambo rivuga ngo kandi icyo gihe ubwenge buzakwira. Yego. Ibaze ko umuntu agira ubwenge bwo gusobanura Bibiliya nta mwuka yari afite. Kayifata pe, gafata umurongo akawigisha, kawusobanuraho nta mwuka wera uri muhaye, atari umwuka wera umuhaye kurisobanura. Akarisobanura uko ashaka. Reka nkubwire mwene data n'abandi bateze amatwi mu byumvireho. Iyi niyo mpamvu ubona hari inyigisho zitari ukuri ku ijambo ry'Imana. Guha ingero, ariko izo ngero sinzi ko zivugaho zose uyu munsi, ariko ndashaka guha ingero zimwe na zimwe. Ubu hariho inyigisho
zivuga yuko nta mpamvu yo gukorera ijuru, zivuga yuko nta mpamvu yo kuba umwana w'Imana wakira Yesu Kristo ngo yagira gute yakorera ijuru cyangwa yashiteganya ko atazaribona. Izo nyigisho ziriho nawe ndazizi, wabyumvise nawe urazizi. Nyamara muri izo nyigisho baravuga ngo nta n'impamvu yo kubisengera. already turimo twararibonye ngo niba turi abana b'Imana tugomba kuribona. Yego. Ariko mu by'ukuri ntabwo bazi ko hari ibyari babuza. Iyo mirongo irahari. Ako kantu hari ibintu byari babuza nubwo umuntu yaba ari umwana. Yego wa se data wa twese. Yego. Urumva niba uri umwana wa so, ubwo n'ijuru rya so ni iryawe. Yego. Niko babitwara uko. Ariko hari ibyari babuza. Ibyo rero biri babuza abo bigisha ntibashaka kubivuga, bameze nk'abatabizi. Yego. Tanto no kutabimenya cyangwa se Satani ubariganya ubwenge akabatwara ukuri kwakavuzwe ku ijambo ry'Imana. Kandi ngwiriki mu rwandiko rwa mbere rwa Yuda mu gice cyaho cya mbere nubwo atagira igice ku murongo wa 3 n'uwa 4 haravuga ngo bakundwa, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye niyumvisemo ko mpaswe no kubahugura kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera. Yego. Abera bahawe rimwe bakazagira iteka ryose. Abera bahawe rimwe bakazagira iteka ryose. Murakoze. Mushishikarire kujya gute kubirwanira. Urumva hari ukubirwanirira, ariko none umuntu arwana mushishikaye. Murinda mu mushyiraho umwete wo gute wo kurwana. Kuko ni ikintu cyatanzwe kangahe? Rimwe. Ariko kugira ngo umuntu akigumane nuko bisaba ko arwana intambara. Kandi kurwana habamo no kumeneka amaraso umuntu. None ababigisha bo icyo kurwana ntacyo bashaka kuvuga. Icyo bahungisha n'abantu niyo ntambara yiva kubirwanirira. Uyu umurongo hepfo Yuda akabisobanura kuri 4. Akavuga ati impamvu mugomba gushishikara kubirwanira. Umva 4. Nuko hariho bamwe baseseye muri mwe rwihishwa. Yego. Kandi baza muri mwebwe abantu bagenewe kera gucirwaho iteka. Abantu bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoniye. Bakihakana Kristo ari we mwami wacu. Gavuze abo bantu barasize mu rwihishwa. Mbese ko baseseye niba baramaze gusesera. Yego. Twebwe abasesewe mu twebwe abajwe mu. Yego. Urumva dukwiye gukora iki? Tugomba kurwana nabo. Barahari muri bo basohora. Kuko urukundo rugomba gukorana n'amasaka. Sasa urukundo n'amasaka mu gupana. Barahari ntaho muri bo bashyire. Mwizeye ko bashobora guhinduka ariko ntibahinduka. Yego. Kuko hari umurongo nasomye nsanga uravuga ngo bazaguma uko bari ntibazahinduka. Nkuko na Yane na Yambure barwanije Mose. Kuko nabo barwanye ukuri tuzahinduka. Mumenye ko hari abantu dufite mu nsengero mu matorero batazigera bahinduka. Uzuma batazahinduka nuko baje ari intumwa cyangwa abakozi ba Satani binjiye mu itorero gutata umudendezo waryo. Umudendezo waryo wabera. Abo bamwe ngo bazahinduka. Kandi iyo umuntu ari intasi aba afite uwashyira amakuru. C'est ça. Kugira ngo amarembo yo gukomera kw'icyo gihugu cyo gukizwa gisenyuke. Okay. Ndakomeje rero. Matayo 11 umurongo 12. Uwo murongo uravuga ubundi barasubiza abandi bavuga ngo ku bana b'Imana nta mpamvu already turi mu ijuru. Ijuru tuzaribona. Ku mwana w'Imana nta mpamvu yo kurisengera. Umva uko birivuze mu Matayo 11:12. Uhereye mu gihe cya Yohana Umubatiza. Yego. Ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa. Yego. Intwarane zivugishamo imbaraga. Uyu murongo abigisha urumva buzi.
iyo bawumenya ntibari kubwira abantu ngo kuba warabaye umwana w'Imana humura, you have to go, uzajyayo. ntabwo nyisuku nigisha muri iyi myaka yose maze nigisha, mbwira abantu ko uru nguru ari urugendo, nibyo turabana b'Imana, ariko dufite Satani ururwanya ngo rutazarangira amahoro. Ngeze ku murongo wundi wo mu Baroma igice cya 11 umurongo wa 17 kugera ku wa 22. Twumva kuvuga Abaroma 11 umurongo wa 17 kugeza ku 22, ariko sinzi ko mpageraho hose. No abanza bibaye byinshi cyane. Ariko niba amashami amwe yarahwanyuwe, nawe uri umunze nze ku gasozi, ukaba warateye nk'ingurukira hagati y'amashami, ugasangira n'aya makakama y'igiti cya elayo, ntukirarire ngo ugaye ayo mashami. Niba wirarira uyagaya, wibuke yuko atari igishyitsi kimeze kuri wowe, ahubwo ni wowe umeze ku gishyitsi. Mbese uringurukira ingurukira waraje nyine uringurukira waraje widomaho, kandi ingurukira wibuke ko izanwa n'umuyaga buriya. Ingurukira zizanwa n'umuyaga, urumva? Rero umuntu waje azanwa n'umuyaga ukidomaho, ntabwo uvukana n'igiti. Yego. Ntukivukaho, waraje widomaho. Wagiye ubona umuvumu munini urimo n'umubirizi? Yego. Urabibona? Narabibonye. Urabona umuvumu munini ukabona waguyemo umubirizi? Narabibonye cyane. Urabona igiti kinini cy'umuvumu cyangwa cy'umunyinya cyaguyemo ikawa? Cyangwa se ugasanga ni umuvumu kubera ko waturanye cyane n'umuko, igiko, ugasanga igiko kiri mu muvumu. Yego. Ukavuga kandi ugasanga byose bisa nk'ibishaje. Ibintu byose rero kimwe kiba ari igiterano, ikindi ari ingurukire. Cyaraguye mu kubw'umuyaga. Umva uko umurongo uvuga ari wa 19. Ahari wavuga uti izi ndege zatuba twumvara. Ahari wavuga uti amashami yahwanyuriwe kugira ngo nterweho. Yego. Ni koko kutizera niko kwayahwanyuje, none nawe kwizera niko kuguteyeho. Yego. Ntukibone ahubwo utinye. Ibaze kubaho utinye byonyine, ni kwijambo rigusaba. Ira jambo rirasaba twese abatewe kurera ayo ngurukiza kubaho dutinye. Hari abantu batazi iryo jambo icyo riri kusigura mu buryo bw'ibifatika. Agakiza kari ak'Abisiraheli. Yego. Abanyamahanga tukabona kuko Abisiraheli bananiwe kwizera. Babyumvise? Tugahesheje. Basitaye kuri Kristo ntibamwizera. Yego. Twe tumwizeye twemererwa kuba abantu b'Imana. Yego. Niyo magambo muri hano cya mbere 12. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye. Yabahejeje kuko abantu b'Imana. Yego. Cyo ko yari yaje mu bye. Aza no mu bye. Ariko ntibamwemera. Yego. Yaje ari umucyo. Abantu bakunda umwijima kuruta umucyo. Ariko twebwe bamwemeye tukamwizera. Twahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Yego. None muri Petero hariya mu gice cya 2 akavuga ngo ntabwo twari ubwoko, ariko ubu twahinduye ubwoko. Ntitwari ishyanga, ariko twari ishyanga ryera. Turi abana b'Imana. Yego. Kubera iki? Uko ryabuye abubatsi banze. Yego. Ryari ryo gukomeza imfuruka, bananiwe kuryizera ngo baryubakishe. Turaryizera. 21. Kuko ubw'Imana itababariye amashami ya kavukire. Yego. Nawe ntizakubabarira. 22. Nukurebe kugira neza kw'Imana kandi no kutabera kwayo. Kubaguye no kutabera, ariko kuri wowe no kugira neza. Nuguma muri kugira neza kwayo, kuko nutagira utyo nawe uzahwanyura. Aya magambo abantu bayumve, bari ikintu kimeze nk'ubwiyemeze. Twabaye abana b'Imana byararangiye. Gitangaje abavuga gutya kenshi baba binjiyemo kwa kundi navuze ntangira. Ari inseseze. Baba ahubwo banagiye bagiye kwishakira aho ibintu byoroshye. Yego. Aho amabwiriza agakiza yoroha. Abenshi bavuga gutyo naho bashingira. Ndashaka kubwira abateze amatwi ko
ubu bwami bw'Imana tujyamo buradusaba kugumya kurwana n'intambara ihoraho. Kubera iki? Ntabwo turageza aho Kristo umwanzi atarasa imyambi ye, Satani atarasa imyambi. Turakomeza kurwana ngo turebe ko twazafata icyo Kristo yadufatiye. Kuko Pawulo yavuze nibagirwa ibiri inyuma agasingira ibiri imbere. Ndakomeje rero, umushumba utararengaho, hari umuntu wahita wibaza, turajya kugura imbunda, turafata ibyuma, iyi ntambara irwanisha iki? Pawulo abisobanura yerekera kuri nto. Yego. Yaravuga ngo intambara yacu si iy'intwaro, izi z'amasasu, yego, si iy'ingume, si iy'inkoni, si iy'imiheto n'imihoro, ni intambara y'umwuka. Kigera ababwiraga ati bizaba umutwara intwaro muri mwe, abwira Abefeso. Yego, kuko batwaraga ubwo intwaro zifatika. Mutwara intwaro z'Imana, intwaro zo mu by'umwuka, iyo nta muntu ukureba ngo amenye ko uzifite, zaba izo kwambariraho ntazo tugendana, zifatwa mu maboko ntazo dufite, ariko mu buryo bw'umwuka dufite intwaro turwanisha. Yabaye nk'uzivugaho Pawulo ageze mu Befeso. Urumva icya mbere babwiye kwambara agakiza ingofero. Iyi ngofero muzasome neza muri Bibiliya z'Igifaransa n'izindi ndimi, muzasanga atari ingofero mu Gifaransa chapeau, ahubwo ni casque. Kandi il y a la différence entre chapeau et casque. Chapeau ushobora kuyishyiraho kandi ugashyiraho ngaka dore karya ko kwikinga gutya urakareba ngaka. Yego, kaminutse cyangwa se kazengurutse. Y'urugara nk'ingingo tujyana mu nka wakagira Imana. Yego. Ahubwo zino zose ushobora kuzambara ukarenzaho casque. Oya, ahubwo zivanemo zibize casque. Vanamo iyo ngiyo y'urugara ngo mu nka y'abatunzi. Yego. Vanamo nk'ako gatya ko abantu bambara ngo gakinga izuba. Yego. Wambare casque, kuko casque niyo kurinda umutwe n'ubwonko. Byagakiza umuntu ukambaye nk'ingofero, niyo hari ikintu cyamubaho cy'impanuka akagwa agakomereka akagongwa, ariko nibura ubwenge bwe buba buzi ngo naguye aha. Imodoka yangonze yariye, nayibonye plaque zarize, twara ahangaha, yego nangiritse amaguru, ariko umutwe n'ubwenge ni bizima. Ibyo mu mvugo y'umwuka bisobanura iki? Yego. Umukristo wambaye agakiza kazima. Yego. Haleluya. Amen. Amenya ahantu yaguye kandi arahabyuka. Hari igihe umuntu wumva, yego, hari igihe umuntu rero noneho ndatangaye uvuze iryo jambo, sinze kukudeviya, ariko mise ntekereza, hari igihe njye mu cyumba cy'amasengesho ko ngikunda, ngo Imana imbabarire gutya, ngo imbabarire gutya, ngo nibyo ntazi, ngo ibimbabarire, ngo nibyo ntibuka ibimbabarire. Icyo cyo kirashoboka, kuko na Dawidi niko yasenze, yaravuze ngo mbabarire n'ibyaha byanyihishe. Umuntu yaba arimo umuntu ideni akaryibagirwa pasa. Ahantu hose wowe ujya ubasha kwitunganya, aho ureba, aho wireba, ariko ufite igice kuva wavuka utajya ubona. Yego. Ubaha ahantu hawe gutyo urahazi. Ntabwo no mu gihumbi simpazi. No mu gihumbi no mu byazi ha. Ibitugu n'umugongo urahazi. Oya. Icyahagiye urakizi. Oya. Ikinyoni yagukorera urakizi. Oya. Aho utazi niho wemera ukahanagurwa n'abandi. Wabyumvise? Yego. Rero mama, mbabarira ibyo mbashije kumenya. Yego. Ariko nibyo ntazi byanyandurije, aho nareba nacyo binkoreho. Icyo bisobanura. Yego. Mwakomeza. Noneho rero, nkomeza intwaro rero. Hepfo y'agakiza k'ingofero, hano haba icyo bita icyuma gikingira igituza, ariko gukiranuka.
mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. yego aho urumva twavuye ku mutwe dusanga kasike iporoteje ubwonko. yego ibimbayeho byose nkaba nabirakota nabisubiraho nkabibwira abantu. yego aha naho rero ku mutima aho gukiranuka kuba yego hakingiwe n'iki? n'icyuma. muri make icyo cyuma ni ya ntwaro mujya mubona antibare ya bambara hano ituma amasasu ageraho aho kwinjira akanyerera. yego aho kwinjira akanyerera. uvuga ngo uyu muntu ntiyakomeretswa. iyi ntwaro iyi ngiyi nta ntwaro n'imwe ivuga ko tutaraswa burya, ahubwo intwaro twambara zose nizo gupfusha ubusa amasasu turaswa. iyi ni ikimaze cyane cyane iyi ngiyi. yego abyumvise ntari inyinjira. reba imyambi y'amagambo, reba imyambi y'ubukene, inkota, izo nkota zose ziza nta n'imwe ijya yinjira. bisanga umutima ukingiwe no gukiranuka. twihute tugere hepfo gato mu rukengerero. yego aho yashyize ikintu bita gukingira ukuri. umukandara pe umushumi w'ukuri cyangwa se umweko mu mvugo yindi abantu bayumva. gukenyeza ukuri. yego kugira ngo ukuri gukenyeza ukuri bisobanura ngo ibyo nizeye nakiri ibyo ndimo ndabizi ni ukuri. nta muntu waza ngo ankontredize abinkure mu yishakiye. nta nama nta kiganiro cyabinkuramo. kazi ko muri minsi abantu bayobywa n'ibiganiro n'inama ugasanga agiriwe inama zimukura mu byo yizeraga. yego ariko ibyo biganiro bisanze azi ko ibyo arimo ari ukuri abikomereramo. amanutse hepfo ku birenge. ku birenge hakweseho inkweto zitwa ubutumwa bwiza bw'amahoro butwiteguza. inkweto z'uko zirutira guhandwa n'amahoro. kandagira mu kintu ngo kibe cyatobora ikirenge. yego izo nkweto rero zitwa ubutumwa bwiza bw'amahoro butwiteguza ni ubuzima buhora bubereye maso impanda. ubutumwa bwiza bw'amahoro butwiteguza niko inkweto zisobanura. guhora wumva impanda yavuga none aya masaha impanda yavuga ukabaho utyo. kubaho utyo rero birinda abantu kudamarara. ukarangura ukiranuka impanda yavuga ntarabigezayo. ukajya gusora ukiranuka impanda yavuga ntarabagusora. yego ugasiza ikibanza ukiranuka, ukameresha amabuye ukiranuka, ukazamura inzu ukiranuka uvuga uti hari Yesu yaza ndayujuje. yego ukiga ukiranuka. amen ugategura ubukwe ukiranuka uvuga uti hari Yesu yaza ubukwe butabaye. yego ibintu byose abantu babikora bakiranuka. hanyuma hakaza intwaro zindi zisigaye ebyiri. inkota yo gutwara hano muri uku kuboko n'ingabo yo gutwara muri uku. inkota ni ijambo ry'Imana, ingabo yo gukinga no kwizera. izo nkota zose umukiriya tugomba kuzambara kugira ngo arwane. yego Abakorinto ba mbere igice cya 10 umurongo wa 12 ukuntu havuga mbere igice cya 10 umurongo wa 12 uwo murongo uravuga ngo nuko rero wibwira ko uhagaze yirinda atagwa. aho mbwira nawe ba bantu bavuga ngo ubwo twabaye abana b'Imana byararangiye, ubwo turi abana b'Imana cyarakemutse. hanyuma se Pawulo avuze ngo iki? wibwira ko uhagaze wese yirinda atagwa. bivuga ngo uhagaze ni ugira ute ni ugwa. uretse ntabwo wicaye wenda yahirima ariko ntabwo sibyo. ubwo yatembagara urumva neza. nagiye kandi bari ku rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere ku murongo wa 8. bari ku rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 8. nituvuga yuko nta cyaha dufite tuba twishutse. kuri ntikuba kuri muri twe. ahubwo nitwa turi ibyaha byacu niyo kwizerwa kandi kiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. umuntu agomba kumenya ngo yego ndakijijwe, yego ariko ndacyarwana intambara y'icyaha. iri niryo jambo nshaka ko abantu bose bigisha ubuntu. yego cyangwa bumvise inyigisho z'ubuntu birinde. twaratsindishijwe gusa, turatsindishirizwa tuhabwa imbabazi z'ibyaha twakoze, ariko turacyarwana n'icyaha kuko kiracyahari. mbese ni ukurinda uko gukira uko gutsindishirizwa. ariko nk'ubu ngubu tuvuge hari abantu bafungurwa
bababariwe n'iteka rya perezida wa repubulika, yego. sibyo? ntuzwe ajya ababarira abantu. uwo muntu perezida wa repubulika yumvise ko ba bantu yababariye, yego, bongeye, sinzi uko nabyumvise, ngo umuntu wabariwe n'iteka rya perezida wa repubulika iyo asubiye aguye muri cya kintu yari yababariwe, ngo iyo agarutse bareba mu gitabo basanga ari mu nyakubahwa yari yababariye, ujyamo ntabwo uzavamo, bihita biba burundu. nubwo icyaha cyaba gikatumye imyaka mikeya ntabagumyemo. ni ukuvuga ngo no mu isi y'ibifatika mu by'Imana hari abantu Imana yababariye ibyaha ku bw'iteka ryayo n'umwana wa Yesu Kristo, barongera baracumura. Irebye mu gitabo, wibuke ko mu Baheburayo ijambo rihari, sinabwiye ngo iyo uvuga gato mpita mwumva. mu Baheburayo haranditse ngo niba dukora ibyaha nkana twaramaze kumenya ukuri, yego, yewe twaramaze no kubabarirwa, twaramaze kwakira ijambo rya Kristo ry'ukuri, twaragasogongeye ku mwuka wera n'impano zawo, yego, ngo bene abo bantu nta kindi kiru cy'ibyaha kiba kigisigaye. oya, niko handitse, mpagusomere. nta kindi kiru cy'ibyaha. ariko vuga mpagusomere Abaheburayo ubu Kristo yaba igice cya 6 yego, umurongo wa mbere. nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo, tukigira imbere ngo tugeraho dutunganizwa rwose, yego, twe kongera gushyiraho urufatiro ubwa kabiri, ari ukwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana, cyangwa twongere kubigisha ibyo kubatizwa no kurambikaho ibiganza no kuzuka kw'abapfuye n'iby'urubanza rw'iteka. icyo kuri Imana ibikunda tuzabikora, kuko bidashoboka ko abamaze kuvirwa n'umucyo bagasogongera Imana iva mu ijuru, bakagabana ku mwuka wera, bakanasogongera ijambo ry'Imana n'imbaraga z'igihe kizaza, maze bakagwa bakavamo, ntibishoboka kongera kubahindura bashya ngo bihane, kuko baba bongeye kwibambira umwana w'Imana bakamukoreza isoni ku mugaragaro. ntibishoboka kongera kubahindura bashya ngo bihane, nta kindi kibya kiba gisigaye. kakubwire, mwari muzi yuko buriya hari aricyo twita mu Kinyarwanda ngo kwibuka ibitereko washeshe, hari abantu bazagera ahantu bagira ngo baragiye mu ijoro, basange bararibuze, bari bamaze igihe bazi ko barikorera ibyo bategereje banarikorera. kubera iki? kubera ko yakomeje kujya akora ibyaha, imbabazi zirahari. agumye akora ibyaha ngo imbabazi zirahari. Abaroma 6 bavuga ngo iki? aravuga ngo mbese ubwo ubuntu buriho dukora ibyaha ngo ntubusange, igisubizo ni ikihe? ntibikabeho. kuko mwebwe mwese ababatijwe mu rupfu rwa Kristo byakorwa kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho, mubeho mu bugingo bushya. numvise iki ndumva mfite ibibazo byinshi. Mana we, izi nyigisho zose mumenye ngo nizo zirimo kwigishwa kugira ngo zereke abagenzi, twita abagenzi bajya mu ijuru, ko ibintu byoroshye. kambwira ikintu cya kabiri bigisha inyigisho zikuraho ijambo ryitwa ibigeragezo, kugeragezwa, yego, zikuraho ubukene, yego, zivuga ko ubukene ari karande cyangwa ari abadayimoni. ntiziriho uretse nkubwire cyane rwose zirahari. zikuraho inzara, yego, ndetse nkubwire bagira n'izindi zivuga ko nta mukirano ukwiye kurwara. izo zose ntiziriho. kubaza ngo hari ahantu wigeze wumva Yesu Kristo yivuza? muri Matayo 4 umurongo wa mbere, sibyo? Matayo 4 umurongo wa mbere, igice cya 4 cya Matayo umurongo wa mbere. maze Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi. ubwo mpereye kuri umurongo ngo mwumve ko na Yesu twizera yageragejwe. abigishwa nta bigeragezo babikura rero. hari umuntu wahita wibaza ati none mushumba, ko Yesu byamubagaho ku bwanjye, njye ndageragezwa ne kandi Yesu ari byo yagiriye ku musaraba? Yesu yagiriye ku musaraba kugira ngo ajye afasha kandi atabara abageragezwa, ntabwo yabikuyeho. ijambo ry'Imana rivuga mu Baheburayo, yageragejwe mu buryo bwose keretse ko atakoze icyaha. ngo yabikoreraga iki?
kugira ngo ajye abasha gutabara abageragezwa bose. mbese ajya yumva kuntu nawe byamubayeho abashe kugutabara vuba. Yesu ntabwo imibabaro ye ikuraho ibigeragezo byacu, ahubwo itwigisha kubyihanganira kandi nawe akadutabara akatwumva vuba. Abakorinto ba mbere igice cya 10:13 umva ukuntu uwo murongo uvuga. Abakorinto ba mbere igice cya 10:13 uwo murongo uravuga ngo nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari urusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ibibagerageza izabacira akanzu kugira ngo mubone ko mubasha kubyihanganira. Urumva rero ntabwo agakiza kavuga ko tutageragezwa. Kwakira ni gukora ibigeragezo, ubwo Imana ibibanamo natwe ikazadushaka cyangwa tukabisohokamo. Bivuze rero ngo Imana niyo Imana niyo bigora kudutabara, mbese biba biyiraje ishinga kurenza uko twebwe tubitekereza. Iyo umukiranutsi n'amageragezwa tubaze tucyumviriza iki, ubundi umukiranutsi ageragezwa nande? Ubu rero mugiye gutuma rwose mvuga ibintu ntari nateguye. Hari ibigeragezo by'uburyo butatu. Yego. Hari ibigeragezo umuntu ubwe yakwizanira. Yego. Aho Pawulo Yakobo avuze ngo niba bakubita ibipfunsi n'inshyi muzira kuba abanyamazima n'abakazitereyemo, yego, muzabeshyira kure. Genda ukubitwe nyine urazira amagambo wavuze, urazira ko wasibije abantu, urazira. Yego. Sibyo? Cyo ni kimwe cya mbere. Icya kabiri, hari ibizanirwa na bene so. Yego. Bene so bakugerageza. Yego. Ariko icyo gihe umenye ko Satani aba yagusabiye. Iyo igice cya mbere 6, igice cya 12 n'igice cya 16, Satani aba yansaba Imana ikabyemera. Nuko kugeragezwa rero na bene data bakazamo, bo ba Elifazi na Bildad na Zofari, bamwe bamugerageresha amagambo abishye kuvuga ko azira ibyaha yakoze. Yego. Hakaba kugeragezwa ku buryo bwa gatatu ariko kwa nyuma, kugeragezwa n'Imana ubwayo. Zaburi ya 17 umurongo 3, Dawidi yabwiye Imana ngo wagerageje umutima wanjye, wangendereye nijoro, warantase, ntiwambonamo umugambi mubi, kuko wasanze naramaramaje gutacumuza ururimi rwanjye. Imana ishobora kohereza umukene hano, yego, bigerageza umudamu wo muri uru rugo, kuko ejo bize mu iteraniro ijambo ry'urukundo. Yego. None ugasanga Imana yohereje umuntu ngo azagerageze azangisha umwiza ejo. Ibyo rero si ibya Satani. Ntibisaba gusa Satani dusabe, ni nk'agatesi, ni nk'aka examen Imana igiye gukoresha umukiranutsi wayo. Ejo mwiza ubuntu cyangwa uyu munsi mu materaniro, kandi barimo bigisha urukundo wari wafashijwe cyane. Buri ugeze mu rugo byanga bikunda Imana irazana akazamini. Akazamini ni akahe? Ni umuntu uzahetse, abahetse n'abandi afite ku rutugu n'abandi atengase. Ayiwe. Noneho ukamubwira ngo ntibirashya, nta bihari. Umuntu nta bihari. Iyo dufite ngo nibyo kurangira n'ukwezi. Ngo uzajya ngo ntikugerageje. Reka dukomeze. Yego. Byose nabirangiza. Bavuga imiyoboro ikwiriye ku mukiranutsi. Niko bavuga. Nta mukiranutsi ukwiye kujya gute kubabara. Ariko imiyoboro ijambo ry'Imana yemera. Mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 18. Mu Bakorinto ba kabiri igice cya mbere 6 kujya kuri 7. Abatesalonike ba mbere 4 umurongo wa 18 hose hemera imibabaro. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 3. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 4 umurongo wa 13 ayo magambo arahari. Mu Baheburayo 5 umurongo wa 8 hemera ko umukiranutsi ahura n'imibabaro. Muri Yohana 16:22 aho hose avuga ko umukiranutsi ashobora guhura n'imibabaro. None pastor, niba ntabaciye mu ijambo komeza nta kibazo, amagambo aryo hasubiwemo
hari akantu nahereyeho mbabaza twena no kugira no ku musozo kuko tuzongera tubatumire muze mudufashe kuko hari nk'ibibazo nka bitatu nakuye mwa kino kiganiro ngewe nanze kugira ngo utari bumbaze uyu munsi ntari kubaza ndakubaza ubutaha nabyanditse ahubwo hari akabazo nakubajije ese ni inyigisho ebyiri zihanganye ziri gutuma ubuhenebere bwo mu minsi y'imperuka burushaho kuba bwinshi kandi abarangiza amateoloji baba PhD n'abadogiteri bahari benshi cyane byakabaye byibuze izi nyigisho hari inyigisho zitwa ubuntu n'inyigisho za Kristo z'ukuri zishingiye ku ijambo ry'Imana byuzuye uko ubuntu ni inyoroshabwenge yacuzwe muri Bibiliya bagakuramo ngo bitewe n'irari ryabo nk'uko mwabidusobanuriye niho bakuraho inyigisho z'ubuntu kugira ngo babashe kuyobya benshi niba bishoboka niko n'ijambo ryavuze hakaba noneho no gusoma Bibiliya igasobanuzwa umwuka ubwo aho kwihangana mukihangana aho kurwana mugahagarara mushikamye mutegereje umunsi w'Imana kandi mukanesha mugahora munesha hari ijambo mwigeze kwigisha kera cyane kuri radiyo Life Radio muravuga ngo mu gitondo ukanesha saa sita ukanesha nimugoroba ukanesha ngo duhora tunesha ku bwa Kristo ndaryibuka cyane ibi ari ryo jambo ubundi abakristo bakabaye kuba buzuye none yaba ari byo bitera ubuhenebere none niba atari byo igitera ubuhenebere bwo bukomeje kwiyongera kandi dufite abigisha bize neza bahari ntabwo nacyumvise navuze ngo ubuhenebere buraterwa n'abashaka ibyoroshye ngo mubwize agakiza borohere nongeraho ko ariko buterwa n'abigisha babwira abantu amagambo y'amahimbano ko bashaka indamu buri jambo barishakira abayoboke sibyo bature yose kimwe mu icumi asanzwe n'andi yose bature ariko be kubabwira ibintu biruhije amabwiriza y'agakiza aruhije ababwira utworoshye kuko nabo barabizi ko ari two baje badashaka aho bavuye byari bikomeye niyo mpamvu buriya mu buzima muzajya mutinya umukristo wazerereye akava mu itorero rimwe akajya mu rindi akajya mu idini akajya mu mihango yindi y'isi n'ibiki byose uzamutinya Yesu abamugisha murakoze cyane Imana ibahe umugisha kandi bishimire mwakoze abakurikiranye kino kiganiro kuva gitangiye kugeza aha kigeze Imana y'amahoro ibishimire mushumba ntabwo namurekura ntamubaje ngo mbese mushumba hari icyo mwakongera ku kiganiro twaganiriye icyo nakongeraho nasaba abakristo bazima umva ko bahagaze mu bintu bizima koko yego gukomeza icyo bakiriye niko Paulo avuga n'umujyahisho niko avuga iki cya gatatu mukomeze icyo mwakiriye yego satani atakibanyaga yego satani tubatwara ikamba ryanyu yego kuko ngo ni umurezi ahora azerera ngo azerera ashaka uwo yaconshomera kabwira abantu bagize ibyago bagahura nabo bigisha haracyari amahirwe y'uko Yesu Kristo yabagarura yego amahirwe aracyahari unyumva akaba yumva kuko hari aho yavuye mu itorero akagenda agiye gushakaho ibintu byoroshye yego uwo muntu niyitonde kandi asubiza agatima impembero arebe ukuntu yagaruka ku isoko yavuye mu mabwiriza erega mbere twigisha ahantu barabimbaza tubwire kuki tubona hari ubutumwa butuma abakristo bahinduka rwose ntibagire ibintu byo mu isi ubona babonaho ntibagire ukundi kuntu bigira tukabona n'abandi bakristo ariko bimeze nk'aho bemerewe kwigira nk'ab'isi biterwa n'iki nabasubije mu ijambo rimwe ariko tuzarigarukaho nawe singiye kubwira nonanga
nababwiye ko doctrine ijambo doctrine yego gusobanura imyizerere shingiro yego ni nyina ni mère yego wa discipline. Doctrine ni ibyara discipline. yego yego ndabyumvise. Ubizi ko umuntu ashobora kubyara umwana akamurumbira akamubera ikirumbo. Tubivuze ko doctrine yose yibyaye umwana agira discipline yayo. yego ako nakunda ko bose yego batamera nk'aba nyina. yego ko bose batamera nk'abasi. yego ko niko n'abantu bamwe bumvise doctrine kandi nyayo bakira ijambo ry'Imana rizima, ariko discipline bananijwe n'iki? Narabisobanuye icyo gihe. Ibananijwe n'icyo twita mu Gifaransa environment, ibidukikije. Ibyo bintu muri psychologie no muri sociologie barabivuga. Bavuga ko umuntu ashobora kuba influenced yego na influencé par na environnement. yego Environnement rero izamwe ibintu ikazamwe n'abantu ikazamwe n'iterambere. Donc ibintu byose bigiye influence umuntu mu gakiza. Ariko ikiri muri twebwe dusoza tuvuga ngo kigomba kunesha iby'isi. Niko bivuga. Ikiri muri twebwe kigomba kunesha iby'isi. yego Yesu abamuhisha. murakoze cyane, Imana ibishimire, mwakoze kubw'umwanya mwaduhaye mushumba. Ni ukuri ihoraho ikarema byose, yaremye byose, ikadendeza byose, ibaha umugisha. Kandi namwe ni ukuri mujye muhora mugira kungukirwa, maze natwe mutwungure mu izina rya Yesu. Mwasenga tugasoza mu izina rya Yesu Kristo. Mana, wakoze kubana natwe, wakoze muri iki kiganiro cy'ijambo ryawe. Ibyo wambashije gutanga ndabitanze, ukabwira nabiherekeze, abishorere, yuhirize imbuto zibibwe, zimere, zere nyinshi. Abana bawe bari bumvise aya magambo bafashe kandi bakomeze rwose bagire ku rugero rwo kubageraho. Mu izina rya Kristo Yesu Umwami wacu. Amen. Amen.